Mwese abadukurikiranye muri uyu mwanya tubaramukije mu izina rya Yesu tubabwira ngo Uwiteka abahire. Uyu ni wa mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, tukaba dusaba buri wese wamaze kugera ku murongo kuba hafi mu bitekerezo kugira ngo ijambo ry'Imana tugiye gusoma twese ritugirire akamaro. Njyewe tugiye gufatanya muri iki cyigisho nitwa Byiza. Reka twicishe bugufi dusenge maze tubabwire icyo tugiye kwiga. Urakoze Data wa twese, warinze ubugingo bwacu, twongereye kurama, turacyariho ku bwawe, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kwigana ijambo ryawe n'abo waremye, abadukurikiranye bari hirya no hino, udufashe ari twebwe abavuga, tuvugishwe nawe, abaduteze amatwi, umwuka w'Imana bagenderere, imbuto y'ijambo ryawe wandikishije ibibwe mu mitima yacu, kandi imitima imbaraga yawe yiteguriwe ubutaka bwiza, kugira ngo buri wese abone ibimukwiriye, nidusoza dufashijwe nawe dushime izina ryawe. Ibyaha twagukoreye bitubabarire, ube bugufi bwacu, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Tugiye kwigana icyigisho kitubwira umugambi w'ibigeragezo. Umugambi w'ibigeragezo. Kuri iyi si haba ubuzima abantu banyuramo butandukanye, ugasanga abantu bafite ibigeragezo by'uburyo butandukanye. Kenshi iyo abantu bari mu bigeragezo bakunda kujaragajaza intekerezo, bakibaza umugambi, impamvu Imana yemeye ko babinyuramo. Abantu benshi bazi ko Imana ishobora byose, ko ishobora kugukingira ibibi ukabaho ku isi utageragezwa, ndetse hari n'abafite kwizera Imana kw'ibyiyumviro bibarimo, yuko umuntu aramutse akunda Imana, umuntu aramutse ari umukristo, Imana nawe yamwitura kumukingira ibigeragezo akaba ku isi asa n'utuye mu karere kari ukwako, karimo umutekano, umubiri we ntukorweho, umuryango we ntukorweho, ingorane ntizimukoreho, ndetse akaba yakumva ko byaje binyura ahandi. Hari n'abasoma amasezerano y'Imana nabi, amasezerano avuga ibyo mu gihe cy'ibyago 7, aho byanditswe nko muri Zaburi ngo nta cyago kizegera ihema ryawe, ngo uzabirebesha amaso ntibizakugeraho. Bakareba bya bindi byo mu gihe cy'ibyago 7 bakabikurura bakabigira ibya none, ariko iyo ni imyizerere itariyo. Niho muzasoma no mu gihe cya Yesu ngo bajyaga bazanira Yesu umurwayi, ngo bakamubaza ngo mbese databuja, ngo uyu niwe wakoze icyaha ngo cyangwa n'ababyeyi be. Babonaga yuko ikibazo umuntu afite, yaba ari uburwayi, yaba ari ikigaragazo runaka, bakabona ko impamvu wenda ari ibyaha uwo muntu afite kurusha abandi, bakumva ko usenga umuntu w'Imana ataragakwiriye kuba muri ubwo buzima. Ibyo muzabisoma mu bitabo bitandukanye. Wenda reka ntararenga aha mbivuge. Yesu ngo bamuzaniye umuntu wari uremaye, muri iki cyigisho kivuga ngo ushobora kunkiza, kandebe ko nyabona mu wifuzwa ibihe byose. Ngo bamuzaniye umuntu wari uremaye, ngo nuko bamubaza impamvu yahuye n'ubwo buzima bumeze butyo. Reka tuyarebe, ushobora kunkiza muri iki cyigisho. Yego, katurebe. Baranditse ngo ngaya paje 213 ngo abafarisayo babonaga ko ingorane ari ikigaragaza ko ijuru ritakwishimira. Mwumva imyizerere y'abafarisayo, ngo bajyaga babona ingorane ari ikigaragaza ko ijuru ritakwishimira. Nyamara nubwo bo ubwabo biyitiriraga kwera kungana gutyo, akenshi wasangaga ari bo banyabyaha kuruta abo banyabyago bakiriweho iteka. Babonaga ko ingorane ari ikimenyetso cy'uko ijuru ritakwishimira, ngo nuko bari babizi. Ngo bakabona ufite ingorane, ngo bakavuga bati ni ikimenyetso cy'uko ijuru ritamukunda. Ariko tugiye kurebera hamwe umugambi w'ibigeragezo. Ubundi Imana ngo ntinezezwa no kubabaza umuntu cyangwa kumutera agahinda. Byanditswe mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Reka dusome uwo murongo mu gice cya 3. Ngo Imana ntabwo inezezwa no kubabaza umuntu. 3
amaganya ya Yeremiya reka dusomemo uyu murongo yego umurongo wa 33 kuko atanezezwa no kubabaza umuntu cyangwa kumutera agahinda. 31 kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yabaza umuntu ariko azamugirira ibambe kuko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Ntabwo Imana inezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda, ntibibaho. Rero none se ibibabaza abantu byo muri ubu buzima byo biba bije Imana ifite umugambi ki? Reka tugire amasomo dusoma nko mu gitabo cya Petero igice cya 4, Petero urwa mbere igice cya 4, reka dusomemo uyu murongo maze nawo tuwumve. Bibiliya iradufasha kubyumva. 12 bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushyigishana. Mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushyigishana. Bega ibigaragazo nibiza rikaza byiyungikanya ngo mwe gutangazwa nabyo ngo mumere nk'abagushyigishana, ngo mutangare, ahubwo munezezwe. Niko bavuze hepfo ngo ahubwo munezezwe nuko mufatana imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo byumvikane ko mu bigeragezo bifitemo umugambi wo kuzatuma tunezerwa ubwo ubwiza bwa Kristo buzahishurwa. Niyo mpamvu bavuze ngo ntimugatangazwe n'iryo kome ryo kubagerageza ngo mumere nk'abagushyigishana. Naho muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 2, bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo. Kugubwa gitumo ni nko gutungurwa, ukabona ngo bije bitari bimwe. Mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ndasoma ku murongo wa 12, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Mu gitabo cya Zaburi 119:41 kubabazwa kwangiriye umumaro kugira ngo niga amategeko wandikishije. Kubabazwa kwangiriye umumaro, iri ni ishuri yanyuzemo. 119:41. Naho Zaburi 119:67 ntarababazwa narayobaga, ariko none nitondera ijambo ryawe. Ntarababazwa narayobaga, ariko none nitondera ijambo ryawe. Ibigeragezo turaza kureba umugambi wabyo. Mu gitabo cyitwa Uburezi 173 haranditse ngo abantu bose bakorera Imana na bagenzi babo bakiranutse muri iyi si baje banyuzwa mu ishuri ry'imibabaro. Abantu bose bakorera Imana bakiranutse, bagakorera Imana na bagenzi babo bakiranutse muri iyi si baje banyuzwa mu ishuri ry'imibabaro. Uko inshingano y'umuntu irushaho kuremera kandi umurimo we ukaba uhanitse, niko n'ibigaragazo birushaho kumwegera, nuko agakuramo isomo rikomeye. Urumva ko wa muntu ufite inshingano ngo ziremereye, wa muntu ukorera Imana akiranutse, mwumve rino jambo, uko inshingano y'umuntu irushaho kuremera kandi umurimo we ukaba uhanitse, niko n'ibigaragazo birushaho kumwegera, nuko agakuramo isomo rikomeye. Nimwigire ku mibereho ya Yosefu na Mose na Daniyeli na Dawidi, mugereranye amateka y'ubusore bwa Dawidi na ya Salomo, maze muzirikane umusaruro w'ubuzima bwabo. Ubwo buriya wagira ngo ajye yiga Bibiliya neza, asome amateka y'abakiranutsi, asome amateka y'abatubanjirije, waje uvanamwo ishuri, waje uvanamwo ibyagufasha. Kuko aravuze ngo gereranya amateka y'ubusore bwa Dawidi n'ay'ubusore bwa Salomo, urebe ubuzima banyuzemo, ngo urebe n'umusaruro wavuye mu buzima banyuzemo. Reka wumve hepfo. Dawidi mu busore bwe
yari atonye ku mwami Sawuli. Kuba ibwami kwe no kwegerana n'abagize inzu y'umwami byatumye arabukwa impagarara n'agahinda biboneka ibwami. Burya ngo ibwami ngo nubwo haba hariho ibyubahiro, hakaba hariyo amazu meza, hakaba hari ibyo kurya byiza, ariko ngo habayo impagarara n'agahinda, haba harimo impagarara. Ngo Dawidi yabaye ibwami kwa Sawuli, ngo akaja arabukwa impagarara n'agahinda biboneka ibwami, ariko bigatwikirizwa kurabagirana n'icyubahiro cya cyami. Abona uburyo icyubahiro cya kimuntu kidashobora gutanga amahoro y'umutima. Yaboneraga ihumure n'umunezero mu kuva ibwami agasubira mu misozi kwita ku ntama. Umva ubwo buzima nanone, ngo niho yabaga avuye ibwami akajya mu misozi kuragira intama, ngo niho yabonaga amahoro. Ubwo Dawidi yahungiraga mu butayu bitewe n'ishyari rya Sawuli, amaze kubura ubufasha bwose bwa kimuntu, nibwo yarushijeho kwishingikiriza ku Mana. Umva ubuzima bw'ibigeragezo. Sawuli yaramwanze, amugirira ishyari, cyagiye bari kumubyinira ngo Dawidi yishe inzovu, ngo Sawuli yica, ngo umwe yishe inzovu ndica ibihumbi. Ishyari riraza, Dawidi arahunga bitewe n'ishyari rya Sawuli ashaka kumuhitana. Ngo icyo gihe ari mu ruzerero ahunga, ngo abuze epfo na ruguru nta muntu wo kumurengera afite, yishingikirije ku mbaraga z'Imana. Igihirahiro no kutagoheka yahuriye nabyo mu buzima bwo mu butayu, akaga kahoraga kamwugarije, uruhungo rwa buri kanya, imico y'abantu baje kwiyunga nawe mu butayu, kuko ngo haje abari mu makuba bose, n'abari mu imyenda bose, n'abinubaga bose. Umva uwo muntu wari uhunze, umva abagiye kumwiyungaho ni abantu nabo bagoye. Ibyo byose byatumye agira imyitwarire idakebakeba. Ubwo buzima bwakanguye kandi bukuza muri we ubushobozi bwo kuyobora neza abo bari kumwe, kugirira impuhwe abakandamizwa, no kwanga akarengane. Muri iyo myaka yo gutegereza yuzuyemo akaga, Dawidi yize gushakira ihumure ku Mana nk'umutabazi we n'umugenga wo kubaho kwe. Yamenye ko ubushobozi bw'Imana bwonyine aribwo buzamugeza ku ngoma, kandi ko atashobora kuyobora neza atishingikirije ku bwenge mvajuru. Kunyura mu ishuri ry'ibirushya n'imibabaro nibyo byatumye Dawidi yandikwaho aya magambo ngo, Dawidi ategeka Isirayeli yose, akira abantu bose imanza zitabera. Kabone n'ubwo nyuma yaje kugwa mu cyaha gikomeye, ariko ubwo buzima yanyuzemo bwo guhunga, bwo kuzerera, bwo guhigwa, bwatumye avanamo imico atari kuzagira iyo ataza kunyura muri iryo shuri. Ibyo Dawidi yigiye ku byo yanyuzemo mu busore bwe, Salomo we ntiyigeze ahura nabyo. Dawidi mu busore bwe, ruriya ruzerero, ziriya ntambara, kuriya guhunga, Salomo we umwana we ntiyigeze ahura nabyo. Haba mu byamubayeho, mu mico ndetse n'imibereho, Salomo yasaga n'uwatoneshejwe kuruta abandi bose. Mu busore no mu bukwerere, Salomo ukundwa n'Imana yari atunganye, yima ingoma itanze icyizere cy'uburumbuke n'icyubahiro. Amahanga atangarira ubumenyi n'ubushobozi bw'uwo muntu Imana yahaye ubwenge, ariko ubwibone butewe no gukungahara byamutandukanije n'Imana. Atera umugongo umunezero ukomoka mu gusabana n'Uwiteka, yishakira ibinezeza by'uyu mubiri ngo ahaze ibyifuzo by'umutima we. Avuga ibyo yanyuzemo, yaragize ati, nikoreye imirimo ikomeye, niyubakiye amazu, nitereye inzabibu, nihingiye imirima n'imirima y'uburabyo izitiwe, niguriye abagaragu n'abaja, nirundanyirijeho ifeza n'izahabu n'ubutunzi buheranije ku bami bavuye mu ntara zose, nishakiye abaririmbyi b'abagabo n'abagore, n'ibinezeza abantu, n'ibicurangwa by'uburyo bwose, nuko ndakomera kandi ndusha abambanjirije i Yerusalemu. Yavuze byinshi. Ashingiye ku mibereho yanyuzemo ishaririye, Salomo yasobanukiwe ko gushakira ibyiza bihebuje mu butunzi bw'isi ari ukurushwa n'ubusa. Yubakiye imana z'abapagani ibicaniro, nyuma aza kumenya ko ibigirwamana ari nta sezerano ry'amahoro n'umutima bitanga. Mu gihe giheruka cy'ubuzima bwa Salomo, acogojwe kandi agushijwe umwuma no kunywera ku bitega by'isi bitobotse,
bitabasha kubika amazi, yarahindukiye aja kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Amateka y'imyaka ye yapfushije ubusa, hamwe n'ibyigisho by'imbuzi yavanyemo, byandikiye ab'iki gihe, abihe bizakurikiraho, ayobowe n'umwuka w'Imana. Bityo nubwo imbuto mbi yabibye yabyaye umusaruro w'ibibi mu bwoko bwe, ariko imirimo Salomo yakoze mu kubaho kwe ntabwo yabaye imfabusa yose, kuko hanyuma ishuri ry'imibabaro ryasohoje umurimo waryo mu buzima bwe. Aya magambo bana b'Imana ari kutwereka ko ubuzima bwo ku isi abantu banyuramo bugira ingaruka ku mico yabo, niyo mpamvu ibitabo bitubwira, nko mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ndahasoma iyi paje, baranditse ngo, ni icyigisho paje 327 ngo, Yesu ntabwo yazanywe mu isi no kubera abantu umucunguzi gusa, ahubwo yazanywe no kubabera icyitegererezo gikomeye. Imibereho ye yari iboneye, yuzuye ubugwaneza, yuzuye kwiyoroshya, kwera no kwiringira Imana bitagira akagero. Yatwigishirije mu bikorwa icyigisho gikomeye cyo guhora twiringira Data wa twese wo mu ijuru, dutuje iteka ryose kandi tudahungabana. Aja yemera ko ibishuko, ibigeragezo n'imibabaro bigera ku bana be akunda. Ibyo aba ari ubugiraneza bwe no kugendererwa n'imbabazi ze, bigendereye kubagarura mu gihe batandukanye nawe, no kubumvisha byimbitse ko ahorana nabo kandi ko abitaho cyane. Amahoro arenze y'umuntu ashobora gusobanura ntabwo yasezeraniwe abasubira inyuma mu gihe bahuye n'ibigeragezo, intambara n'ibibasaba kwiyanga. Ijisho rya Yesu riduhoraho, ibicu byitambika hagati y'umutima na zuba ryo gukiranuka. Ubugiraneza bw'Imana nibwo bwemera ko bibaho kugira ngo kwizera kwacu gushobore gukomera, maze gusingira ibyiringiro bikomeye n'amasezerano nyakuri birabagirana ubudatuza hagati y'umwijima wo muri buri mugaru. Ukwizera kugomba gukurira hagati y'intambara n'umubabaro. Burya ukwizera kw'abantu kuja gukuzwa n'imibabaro. Tugomba buri wese ku giti cye kwiga kubabara no gukomera, ndetse no kwirinda gucika intege. Ni ubugiraneza bukomeye Data wa twese wo mu ijuru aba tugaragarije, iyo yemeye ko duca mu bihe bizatuzinura gukururwa n'iby'isi. Mwumve bana b'Imana, hari igihe iyi si umuntu anyura mu buzima buzatuma ayizinukwa. Ngo ni ubugiraneza bukomeye Data wa twese wo mu ijuru aba tugaragarije, iyo yemeye ko duca mu bihe bizatuzinura gukururwa n'iby'isi, maze bikadutera kwerekeza urukundo ku byo mu ijuru. Kenshi guhomba imigisha y'iby'isi biratwigisha cyane kuruta kuyigira. Ewe gawe, mwumve aya magambo ngo arakomera. Buriya ngo guhomba imigisha yo byo mu isi ngo biratwigisha kuruta kugira iyo migisha. Igihe turi kunyura mu bigeragezo no mu mibabaro, icyo si ikimenyetso cy'uko Yesu atadukunda kandi ataduha imigisha. Ntama w'Imana wuje imbabazi ababarana n'abana be bababaye, abarinda igihe cyose, akabakabwa n'imibabaro yabo yose, azibura inama yose Satani abongorera, hamwe na buri gushidikanya gushengura umutima. Avuganira abageragezwa, abayoba n'ababuze kwizera. Yihatira kubiyegereza ngo bagirane ubucuti. Ni umurimo we kweza ubwoko bwe, kubutunganya, kububoneza no kuzuza amahoro ye mu mitima yabo. Uko niko abategurira ubwiza, icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Akabategurira kuzahabwa umurage ukungahaye kandi uzaramba kurusha uhabwa ibikomangoma byose bya hano ku isi. Buriya abana b'Imana, Imana idufitiye imigambi myiza, ishaka ko tuzabona ijuru, idufitiye umurage, idufitiye imigisha yaduteganirije. Iyo iri kubona rero ubuzima tubayemo bushobora gutuma tutareba iyo migisha tukazayihomba,
ngo rimwe na rimwe Imana yemera kuducisha mu bigeragezo kugira ngo isi ye kudukurura ngo idutandukanye n'Imana. 315 ya kino gitabo. Umukozi w'Imana kenshi afata imirimo yo mu buzima busanzwe nk'iy'ingenzi mu guteza imbere umurimo. Umukozi w'Imana ngo kenshi tuyafatiye imirimo yo mu buzima bwacu busanzwe nk'iy'ingenzi mu guteza imbere umurimo w'Imana. Inarije ivangwa n'ibyo avuga ndetse n'ibikorwa byose. Umukozi akifata nk'uw'ingirakamaro cyane. Imana ikavuga iti, uyu mutindi w'umutima yamaze kunyibagirwa kandi yaretse kwishingikiriza ku mbaraga zanje. Ngomba kumurika umucyo wanje n'imbaraga zanje zihembura mu mutima we. Ngomba kumutegurira kwakira ukuri binyuze mu kumusiga umuti w'amaso uva mu ijuru. Yatwawe n'ibintu byinshi nta kimpanza ijisho. Ngo iyi Imana iri kubona umuntu ahugiranye. Umuntu yaratwawe. Ngo iravuga ngo uyu mutindi w'umutima waranyibagiwe. Nta kimpanza amaso. Ngomba guhumura amaso ye nkamusiga umuti wo ku maso. Ibyari byatumaga atandeba nkabimuvanaho kugira ngo ndebe. Niba ari ubutunzi, niba ari umuryango, niba ari umutekano wari ufite, ibya bindi waruhugiyemo byari bigutwaye ubwenge bigatuma Imana utayibona. Ngo Imana iravuga ngo hagira ngo uyu muntu ambure arebe ibyo mu isi njyewe ndeke. Ngomba gumusiga umuti ku maso maze nkamuhumura. Rimwe na rimwe Imana yicira inzira mu mutima ikoresheje uburyo bubabaza umuntu. Ngo hari igihe icyinzira mu mutima kugira ngo umutima ugaruke uyirebe. Kavuga ngo reka mbabaze uyu mubiri, mbabaze uwo muntu, ariko umutima mbonemo inzira mumurikire mu mutima. Itegura uko yakomeza umutima ikoresheje kuwukuramo kwiyemera no kwiyiringira kugira ngo umukozi wayo adafata amafuti n'inenge zo muri kamere ye itejejwe nk'ingeso nziza, bityo akazarimbuzwa no kwishyira hejuru. Kavuga ngo uyu muntu agira ngo azagira ubwibone, yiyiringire. Ngomba guca inzira mu mutima we, kamuvanamo kwiyemera, kamuvanamo ubwibone, ibyatumaga atamenya imico yidatunganye nkayitunganya, kamweza kugira ngo abe mwiza azambone. Hepfo niyo mpamvu muri kino gitabo n'ubundi 322 baravuze ngo ibuye ry'agaciro cyangwa igishonyi. Ibuye ry'agaciro cyangwa igishonyi. Abakristo ni amabuye y'agaciro ya Kristo. Bagomba kumurika cyane kubwe. Bakwirakwiza umucyo n'ubwiza bwe. Kurabagirana kwabo bishingiye ku kuntu babonezwa bagacongwa. Bashobora guhitamo gucongwa bakabonezwa cyangwa kubaho batabonejwe. Ariko uwo ari we wese uvugwa ko akwiriye kugira uruhare mu bikoresho byubatse urusengero rw'Imana agomba kwemera gucongwa akabonezwa. Batemeye gucongwa n'Imana ntabwo bashobora kumurika umucyo urenze uw'ibuye risanzwe ry'igishonyi. Yesu abwira umuntu ati, uri uwanje naragucunguye. Uri ibuye ridaconzwe, ariko niwishira mu biganza byanjye nzaguconga, kandi kurabagirana kwawe kuzahesha izina ryanjye icyubahiro. Nta muntu n'umwe uzashobora kukuvunura mu biganza byanjye. Nzakugira ubutunzi bwanjye bwihariye. Ku munsi nzambikwa ikamba, uzaba ibuye ry'agaciro ku ikamba ryanjye ry'icyubahiro. Umukozi mvajuru ntajya atinda ku ibuye ridafite umumaro. Muntu nkurikiranye unyumve. Nuje ubona ibikuburagiza n'ibikuconga bije ari byinshi, uje umenya ko yakubonyemo yuko uri uw'agaciro. Umukozi mvajuru ntajya atinda ku ibuye ridafite umumaro. Iryo yitaho gusa ni ibuye ry'agaciro, akariconga agendeye ku bipimo byaho byagenewe ku nyubako. Burya ngo buri wese afite aho yagenewe, icyo uzaba cyo, akamaro kawe. Ngo ajya guconga agendereye ku bipimo byaho yagenewe ku nyubako, aringaniza impembe zaryo zishinyaraye. Iki gikorwa kirababaza kandi n'ikigeragezo, gikomeretsa ubwibone bwa kimuntu. Kristo acengera byimbitse mu mibereho nyirayo yibeshya ko ishyitse abitewe no kumva yihagije. Ngo Yesu ajya acengera
mu mibereho nyirayo yibwira ko ishitse abitewe no kumva yihagije, maze akamukuramo kwishyira hejuru kw'imico. Akura ibitari ngombwa kwibuye, maze akarishyira mu muriro w'itanura, akarisena kugira ngo ahadatunganye hakurweho. Databuja arishyira ahari umucyo, akaryireberamo nk'indorerwamo. Ngo ajye arivana hahandi ryari riri gucongerwa, akarishyira mu mucyo, akaryireberamo nk'indorerwamo. Iri jambo rirakomeye. Bivuga ngo Imana kugeza igihe ikureba igasanga waratunganye, Yesu akakwireberamo. Databuja arishyira ahari umucyo, akaryireberamo nk'indorerwamo, yakibonamo akavuga ko rikwiriye umwanya mu bubiko bwe. Uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakujyana, nzakugira ikimenyetso kuko nagutoranyije. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntihahirwe imibereho umuntu acamo uko yaba ishinyaraye kose, iha ibuye agaciro gashya, ikaritera kurabagirana umucyo muzima. Imana ntabwo izemera ko umwe mu bagaragu bayo bakiranuka atereranywa akarwana wenyine, ahanganye n'ibirusha bikomeye kugeza ubwo aneshwa. Ab'ubugingo bwabo buhishanywe na Kristo mu Mana abarinda nk'ibuye ry'agaciro. Wampa n'amagambo tukayumva nubwo ari ay'umwuka, ariko umuntu akayakira akayasobanukirwa. Buriya imico yacu, hari imico dufite itwihishemo, ngo bitewe no kwiyiringira tukibeshya ko dutunganye, ngo ariko Imana ikabituzi kuruta uko twiyizi. Igasanga hari ukwikunda kukiturimo, igasanga ngo nubwo muri kino gitabo ho kugira ngo ni 212 baravuze ngo kubw'imiterere ya kamere yacu imico yacu yarahindanye kandi iragoramye. Kubwo kubura iterambere rikwiriye, imico ntihagaze neza. Nubwo hari ibyiza dufite by'indashikirwa, ariko bibangikanye n'imico mibi. Kandi bitewe n'igihe kirekire tuyimaranye, akamenyero kabi gahinduka kamere ya kabiri. Kandi byatumye benshi bizirika ku mafuti bihariye mu buryo bufite imbaraga. Ndetse na nyuma yo kwatura ko bamenye ukuri, bemeye ukuri, ko bagiye kugandukira Kristo, akamenyero kabo ka kera gakomeza kwimikwa, kwishyira hejuru kwabo gukomeza kugaragara, amafuti bakoraga gakomeza. Kabone nubwo abo bantu bavuga ko bahindutse, ni ikigaragaza ko batigeze barundurira mu mbaraga ihindura y'ukuri. Urumva ko rero niba umuntu hari amafuti menshi akimubitswemo, hari ukwikunda ko mwibanga, hari inariye, Imana ikabibizi ngo izatunyuza mu bintu byo kuduconga kugeza igihe ngo ahataringaniye haringanira, ahashinyaraye haveho, maze igushyire kuri ya nyubako neza. Ngo nibona iri kukureba ikibona ko umuntu areba mu indorerwamo, ngo izagushyira ahumutse, ikuvane muri wa mwanya wa byabigaragaza. Ariko isezerano riri hano hirya 323 ya kino gitabo ngo Imana ipima buri kigaragazo cyose. Imana ipima buri kigaragazo cyose. Buri wese afite intambara yihariye agomba kurwana, akagira inararibonye ye ku giti cye agomba kugeraho atitaye ku by'abandi. Kandi Imana ifite amasomo yo kwigisha buri wese, amasomo atakwigirwa n'undi muntu. Data wa twese wo mu ijuru abanza gupima buri kigaragazo mbere yuko kigera ku mwizera. Yita ku miterere n'imbaraga by'uwahamagariwe gucishwa mu kigaragazo, kandi ntabwo ajya yemera na rimwe ko ikigaragazo cyarenga ubushobozi bw'uwahanganye nacyo. Niba umutima utsinzwe, niba udandabiranye, tugomba kurega Imana witwaje ko itatanze imbaraga z'iby'umwuka zikenewe, ahubwo bizabazwa uwageragejwe ariko akaba atarabaye maso, asenga kandi akaba atayititirije binyuze mu kwizera ubutunzi bwinshi Imana yamuzigamiye. Kristo ntiyigeze na rimwe atererana umwizera mu isaha y'urugamba. Umwizera agomba kwishyuza amasezerano kandi agahangana n'umwanzi mu izina ry'Umukiza. Urumva ko ibigeragezo ngo Imana ije ibipima, ikareba n'imbaraga z'ugiye guhangana nacyo, ikabanza yareba neza ngo yarangiza ikabona kumucisha muri cya kigeragezo. Ngo iyo umuntu atsinzwe rero, ngo ntabwo ari Imana iba yapimye nabi, ahubwo ni wa wundi nyiri kugaragazwa utabaye maso ngo asenge, maze
agatsindwa. Hari umurimo ukomeye ugomba gukorerwa ubwoko bw'Imana mbere y'uko butegurirwa kwimurirwa mu ijuru. Burya abana b'Imana mbere y'uko bimurwa mu ijuru ngo bazimuke, hari umurimo bagomba gukorerwa. Ubushyuhe bwo mu itanura kuri bamwe busabwa kuba ari bwinshi cyane, niho bwakuraho inkamba zibariho. Bizasaba ko inarije ibambwa. Igihe buri mwizera wese azumvira Umukiza akurikije ubumenyi bwe, kandi ari nako ashaka ko uko yima bagenzi be urwaho rwatuma bamurenganya, ntakwiye gutinya umusaruro kabone n'ubwo byamusaba gufungwa no gupfa. Baravuze ngo bizasaba ko inarije ibambwa. Igihe buri mwizera wese azumvira Imana akurikije ubumenyi bwe, kandi ari nako ashaka ko yima bagenzi be urwaho rwatuma bamurenganya, ntakwiriye gutinya umusaruro kabone n'ubwo byamusaba gufungwa no gupfa. Urukundo rwimbitse rw'Imana ruri ku bwoko bwayo. Kwizera gutangaje kuyobora ubwoko bw'Imana mu nzira itunganye. Nitutagira uko kwizera, tuzasobanukirwa nabi iby'Imana idukorera, maze dushidikanye urukundo n'ubudahemuka bwayo. Uko ibigaragazo n'imibabaro byaba bimeze kose, ntukagire intege nke, ntukarakare kandi ntukivovote. Ntukababare, ntukarakare, ntukarakirane ibigaragazo kwivovota. Hepfo hirya niho bavuze ngo baravuze ngo katurebe iyi paji 326. Bishobora gusa n'ibikomeye kwishimira mu Mana igihe umuntu ari mu birushye, ariko tujya duhomba byinshi iyo twemeye gutwarwa n'umwuka wo kwivovota. Ngo hari igihe bikomera umuntu kuba kwishima kandi ari mu bihe birushye, ngo ariko duhomba byinshi iyo twemeye gutwarwa n'umwuka wo kwivovota. Ni amahirwe yacu kugira mu mutima yacu igihe cyose amahoro ya Kristo. Ntabwo tugomba kwemera kuburagizwa mu buryo bworoheje kugira ngo Imana idusuzume, bitume tunyuza mu bigaragazo no mu birushya. Kandi iyo twihanganiye mu kigaragazo tukayiringira, idukuraho inkamba zose, amaherezo tukavamo twegukanye intsinzi kandi twishimye. Imigisha ikomeye yateganirijwe abantu bemera kwikorera umutwaro Imana ibikoreza abativovota. Burya bana b'Imana, icyakigaragaza ufite uko cyaba kimeze kose, we kujya ukivovotera. Ngo imigisha igihabwa umuntu wakira uwo mutwaro Imana yemeye ko yikorera, akawakira adafite umutima wivovota. Reka umucyo w'ukuri umurike mu mibereho yawe. Wakwibaza uti, mbese nareka ukamurika gute? Niba mbere yo kwakira ukuri wari umuntu utihangana kandi ukarakara ubusa, reka imibereho yawe noneho muri iki gihe igaragarize abagukikije ko ukuri kwagize imbaraga ihindura umutima n'imico yawe. Ko noneho aho kuba umuntu urakara ubusa kandi utihangana, wabaye umuntu waranezerewe, nta kwivovota. Ubwo nibwo uzaba ugaragaje Kristo mu isi. Mu bibaho byose muhore mushima. Kubw'imbaraga y'uburinzi bw'Imana tubonera muri Kristo, mu gihe usenga usaba ubufasha birashoboka ko utakumva umunezero n'imigisha kuko wumva gushaka kubyiyumvamo. Ariko niba wizera ko Kristo azumva kandi agasubiza amasengesho yawe, amahoro ya Kristo azataha muri wowe. Nugundira imbaraga z'umufasha wawe ukomeye, ukirinda gushogoranya n'umwanzi wawe cyangwa kwivovotera Imana, amasezerano yayo azagusohorezwa. Inararibonye ubonera uyu munsi mu kuyiringira izagufasha guhangana n'ibirusha by'ejo hazaza. Burya iyo umuntu atsinze none, ukiringira Imana none, bigutegurira kuzatsinda no kuzagira ibyiringiro n'ejo hazaza. Buri munsi ukwiye kurushaho kujya mbere, wiringiye nk'umwana muto, ukarushaho kwegera Yesu n'ijuru. Mu guhangana n'ibirushya n'ibigaragazo bya buri munsi, ufite kwiringira Imana kutajegajega, uzajya wishyuza amasezerano y'ijuru ubudakuramo. Kandi kuri buri ntambwe uzajya wiga icyagisho cyo kwizera, kuko uzabona imbaraga zo guhangana n'igishuko. Kandi igihe ibigaragazo bikomeye
bikomeye kurushaho bizakugeraho, uzashobora kubyihanganira. Bana b'Imana, ibigeragezo muri iyi si birahari kandi ni rusange, ariko ngo Imana iyo yemeye ko umuntu abinyuramo, ntabwo aba ari ikimenyetso cy'uko Imana ishaka kukubabaza, ngo biri kukweza, kukuvanaho inkamba. Ngo hari n'ibitubaho, ngo Satani akunda no kutwegera, cyane cyane iyo umuntu ahuye n'ubuzima bugoranye, bakamwereka ko ahari Imana imwanga, ngo nibyo utari wamenya impamvu zabyo, ukaba utazi impamvu bikubayeho, uzirinde gutekereza Imana nabi ngo wivovote. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose 178 haranditse ngo mu maso y'abantu benshi bagiye kutubwira ibyabaye kuri Yohana Umubatiza, wa wundi wari integuza ya Yesu, ariko akaza guhura n'ibigeragezo, agafungwa, akanapfa, bakamuca igihanga. Mu maso y'abantu benshi ibyabaye ku rupfu rwa Yohana byabaye akayobera, bibaza icyatumye ababarizwa muri gereza akanapfiramo. Niba ibanga ry'Imana riruhije ku buryo ijisho ry'umuntu ridashobora kuricengera, ibyo ntibyagombye kunyeganyeza ibyiringiro dufite mu Mana. Gusa dukwiye kuzirikanira ijambo rimwe Yohana yasanga imibabaro na Kristo. Umuntu wese ushaka gukurikira Kristo agomba kwemera ikamba ry'imibabaro. Ntabwo azamenywa n'abuzuye inarishye, azaba intego y'ibitero bikaze bya Satani. Ubwami bwe bugambiriye gutsembaho iri hame ryo gutamba umubiri w'igitambo. Niyo mpamvu buzamurwanya aho bazahurira hose. Burya ngo umuntu ugambiriye kwiha Imana ngo atanga umubiri we w'igitambo, ngo Satani aramurakariye, ngo azaba intego y'ibitero bikaze bya Satani. Ngo ntazamenywa n'abuzuye inarishye. Abantu bataraba umwuka ntago bazamenya impamvu ubuzima bw'umukiranutsi bunyura mu bigeragezo no mu mibabaro. Rimwe na rimwe bazamubona nk'umuntu ahubwo watutswe n'Imana, wanzwe nayo, ariko ab'umwuka bo bazamumenya nk'umuntu nkajyabuye ry'agaciro. Rero ngo Yohana muri kino gitabo niho baravuze ngo nubwo Yohana atagize gutabarwa kw'igitangaza, nyamara ntabwo yatereramo. Yaranejejwe no kwibanira n'abamarayika bo mu ijuru, bamwibutsaga ubuhanuzi buvuga ibya Yesu n'amasezerano y'ibyanditswe byera. Iyo niyo nkunga yabonaga, kandi izakomeza kuba iy'ubwoko bw'Imana uko ibihe bihaye ibindi. Mbega inkunga! Ngo abamarayika bamusangaga hafungiwe, ngo bakamwibutsa amasezerano, bakamwibutsa ubuhanuzi bwo muri Bibiliya. Ngo iyo niyo nkunga yabonaga. Hari igihe abantu bajya bategereza inkunga y'igitangaza, ariko inkunga ikomeye ngo ihoraho, ngo ni ukugendererwa n'abamarayika mu mibabaro waba urimo, bakajya bakwibutsa amasezerano, bakagukomeza mu mutima. Baravuze ngo nubwo Yohana atagize gutabarwa kw'igitangaza, nyamara ntabwo yatereramo. Yaranejejwe no kwibanira n'abamarayika bo mu ijuru, bamwibutsaga ubuhanuzi buvuga ibya Yesu n'amasezerano y'ibyanditswe byera. Iyo niyo nkunga yabonaga, kandi izakomeza kuba iy'ubwoko bw'Imana uko ibihe bihaye ibindi. Yohana Umubatiza yahawe ibyiringiro, ariyo byaje guhabwa abamukurikiye ari byibingo, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana ntabwo iyobora abana bayo binyuranije nuko bari gusaba kuyoborwa, iyo bashobora kurebera iherezo bariboneye mu itangiriro. Buriya ngo yabaye twarebaga iherezo tukarirebera mu itangiriro, uramutse uzi ngo Imana igambiriye kungirira neza, ibi ndi kunyuramo nibyo bizatuma mbona ijuru. Ndi kunyura mu ishuri ry'imibabaro kugira ngo nzabone ijuru. Nawe waje usaba ngo Mana ibiri kunyuzamo, ubwo umusaruro wabyo ari kuzajya mu ijuru, nanjye ndemeye abari byo unyuzamo, ukajya ubisaba. Ngo yabaye, kansubiremo, Imana ntabwo iyobora abana bayo binyuranije nuko bari gusaba kuyoborwa, iyo bashobora kureba iherezo bariboneye mu itangiriro, maze bagashobora gusobanukirwa n'ubwiza bw'imigambi baharanira nk'abakozi b'Imana. Yabaye no kiwimuriwe mu ijuru cyangwa Eliya wajanywe mu igare ry'umuriro, nta n'umwe wabaye mukuru cyangwa ngo yubahwe kuruta Yohana Umubatiza wapfiriye muri gereza, kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Mu mpano zose ijuru ryahaye abantu,
impano yo gusabana na Kristo mu mibabaro ye ni ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'icyubahiro giheranije. Ijambo rirakomeye kumva burya ngo mu mpano ijuru rijya rigenera umuntu impano y'icyubahiro, ngo no kubabazwa ku bwa Kristo, imibabaro, kunyura mu mibabaro, ngo nayo ngo ni impano y'agaciro, ngo ni iy'icyubahiro, ngo Imana ikubashye ikunyuza umwungu. Niyo mpamvu nubwo Yohana atatabawe mu buryo bw'igitangaza, ariko mu mutima ngo ijuru ryajyaga rimugenderera aho yari ari, ngo rikamwibutsa amasezerano, rikamukomeza, ngo iyo niyo nkunga yabonaga, kandi ngo izakomeza kuba inkunga y'uwo ari we wese wize w'Imana mu buzima bwose azajya anyuramo. Ngo kuko Imana ijya yemera ko muri iyi si tuhanyura, yewe imibiri ikageragezwa, ariko imitima igakomeza kugendererwa, ikuzuzwa amasezerano, igakomezwa. Reka nsome no muri kino gitabo cyitwa ni igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Baranditse ngo baravuze ngo Imana iyobora abana bayo mu nzira batazi, paje y'ijana, ariko ntiyibagirwa cyangwa ngo yirengagize abayiringira. Yemeye ko Yobu agerwaho n'imibabaro, nyamara ntiyamuretse. Yemeye ko Yohana wakundwaga agakirwa ku kirwa cy'i Patimo, aho yari yaciwe wenyine, ariko umwana w'Imana yamusanzeyo, maze iyerekwa rye aryuzurwazwa n'ikuzo ry'ufite ubugingo budapfa. Imana yemera ko ibigeragezo bigera ku bwoko bwayo, kugira ngo nibashikama kandi bakumvira, babashe gukungahara ubwoko ubwabo mu by'umwuka, kandi urugero batanze rubashe kuba isoko abandi bakomoramo imbaraga. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ibigaragazo bihungabanya kwizera kwacu cyane, ku buryo bisa naho Imana yaturetse. Bikwiriye kutwegereza Kristo biruseho, tugashobora gutura imitwaro yacu ku birenge bye, maze tukanezezwa n'amahoro azaduha nk'ingurane. Imana igerageza buri gihe ubwoko bwayo mu itanura ry'imibabaro. Mu itanura ry'ibirugurumana nimwo inkamba zitandukanyirizwa n'izahabu y'ukuri y'imico ya Gikristo. Yesu aba ari aho, aba areba ikigeragezo, azi neza ibikenewe kugira ngo icyo cyuma cy'agaciro gitunganywe, maze cyerekane kurabagirana n'urukundo rwe. Ni muri ibyo bigeragezo Imana yigishirizamo abagaragu bayo. Ibibona ko hari bamwe bafite imbaraga zishobora gukoreshwa mu iterambere ry'umurimo wayo, maze igashyira abo bantu mu igeragezwa. Ku bw'uburinzi bwayo ibashyira ahantu hatuma imico yabo igeragezwa, maze ibidatunganye n'intege nke byari bibahishwemo bikagaragara. Ibaha amahirwe yo gukosora ibidatunganye kugira ngo babe abantu babereyeho gukora umurimo wayo. Ibereka intege nke zabo, kandi ikabigisha kwishingikiriza kuri yo, kuko ariyo mufasha n'umurinzi wabo. Ubwo nibwo iba igeze ku ntego yayo, barigishwa, bagahugurwa, kandi bagatozwa gahunda. Bategurirwa gusohoza umugambi ukomeye cyane watumye bahabwa ubushobozi. Igihe Imana ibahamagarira kugira icyo bakora, ntibazarira, kandi abamarayika bo mu ijuru bashobora gufatanya nabo umurimo ugomba kurangizwa ku isi. Reka bana b'Imana te gutinda aha ngaha. Icyo twagiraga ngo turebere hamwe ni umugambi w'ibyo tunyuramo mu buzima, bimwe bisa n'ibibabaje abantu, bimwe bisa n'ibibagoye, bimwe bisa n'irimo ingorane n'imibabaro. Ntabwo Imana ibikora ari ukutwanga, ntabwo Imana ibikora ari ukutugwa nabi, ahubwo Imana ibishaka ko hatagira n'umurimbuka, ahubwo mu by'ukuri ishaka ko tuzakizwa tukabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ibijya bikugora bikakubera urujijo, ngo hari na byinshi tuzanyuramo nitugera mu ijuru tukabisobanukirwa. Reka ndangirize ku magambo ari mu gitabo cy'uburezi, mu cyigisho kivuga ngo ishuri tuziga tugeze mu ijuru. Ishuri tuziga tugeze mu ijuru. Baranditse ngo 336 uburezi. Baranditse ngo
umwigishwa azabona mu mateka atagira iherezo n'ubutunzi butarondoreka. Hashingiwe ku ijambo ry'Imana, umwigishwa azahabonera amateka magari kandi abashe kumenya amahame ayobora uruhererekane rw'ibiba mu mibereho y'umuntu. Ariko muri iki gihe aracyareba ibirorirori no kumenya ko ndi gushitse. Igihe azaba ahagaze mu mucyo w'iteka ryose nibwo azareba ibintu byose uko biri. Buriya ngo hari ibintu buno turebera mu birorirori ntitubisobanukirwe. Hepfo aravuze ngo noneho asobanukirwe n'iby'intambara ikomeye yatangiye mbere y'irema kandi izarangira gusa ku iherezo ry'ibihe. Hepfo, nitwitegereza imigambi y'ubugiraneza bw'Imana mu mucyo w'iteka nibwo tuzasobanukirwa ko turi mu mwenda kubw'uburinzi n'ubutabazi bw'abamarayika bayo. Ab'ijuru bagize uruhare runini mu byo abantu banyuramo, bagiye bagaragara mu myambaro irabagirana nk'umurabyo, bakaza ku isi basa n'abantu bambaye nk'abagenzi, bagiye bemera gucumbikirwa n'abantu bakayobora abagenzi bwiriyeho, bagiye baburiza nk'imigambi y'ababisha bakayobya igitero cy'umurimbuzi. Ngo ibi byagiye bibaho kandi abamarayika bo mu ijuru bagiye bita ku bantu. Hepfo, buri wese mu bacunguwe azasobanukirwa umurimo abamarayika bakoze mu mibereho ye bwite. Marayika wamurinze kuva akivuka, marayika warindaga intambwe ze agakingira umutwe we ku munsi w'amakuba, marayika wabanye nawe mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, marayika washyize ikimenyetso ku gituro aruhukiyemo, ari we wabaye uwa mbere mu kuramuramutsa mu gitondo cy'umuzuko. Mbega ukuntu bizaba bimeze kuganira nawe, ukamenya amateka y'ukuntu Imana yagiye igoboka mu mibereho bwite y'umuntu, hamwe n'ubufatanye bw'ab'ijuru muri buri murimo wakorewe ikiremwa muntu. Icyo gihe ibyagiye biburagiza abantu mu buzima bizasobanuka. Icyo gihe nitugera mu ijuru, marayika ari kugusobanurira ibyo wanyuzemo, ngo ibyagiye biburagiza abantu mu buzima, buno hari ibiburagiza abantu, ngo bizasobanuka. Aho twabonaga urujijo n'urucantege, ibyagambiriwe ntibigerweho, n'imishinga yaburijwemo, ibyo byose bizagaragara mu mugambi ukomeye w'agahebuzo unesha uhuje na gahunda y'ijuru. Aho niho abakoranye umutima utikunda bose bazabonera umusaruro w'imihati yabo. Umusaruro wa buri hame rikiranuka n'igikorwa gitunganye nibwo uzagaragara. Ubu tubona igice gace kabyo. Mbega ukuntu muri ubu buzima umusaruro w'imirimo y'agahebuzo ikorerwa muri iyi si ugaragarira gake wayikoze. Mbega ukuntu benshi biyemeza gukora imirimo ivunanye bakayikora batikanyiza kandi badacogora, bavunikira abo batazi kandi batabonye. Ababyeyi n'abigisha basinzira ibitotsi byabo bya nyuma. Umurimo w'imibereho yabo usa nkaho wabaye imfabusa. Ntibamenye ko umurava no gukiranuka kwabo byagomoruriye amasoko y'umugisha atazahwema gutemba. Mu kwizera honyine niho babona abana bareze bahindutse umugisha, intangarugero kuri bagenzi babo, kandi icyitegererezo cyabo kikubye inshuro igihumbi. Akenshi umukozi w'Imana ajyana mu isi ubutumwa bw'imbaraga, ibyiringiro n'akanyabugabo, amagambo ahesha umugisha imitima muri buri gihugu, nyamara amenya bike ku musaruro w'ibyo aruhira mu bwigunge no mu mwijima. Uko niko impano zitangwa, imitwaro ikikorerwa, n'imirimo iruhije ikikorwa igakorwa, n'imirimo iruhije igakorwa. Abantu babiba imbuto, maze nyuma yo gupfa kwabo abandi bakazasarura umusaruro wahawe umugisha. Batera ibiti kugira ngo abandi bazarye imbuto zabyo. Banezezwa no kumenya ko babaye ibikoresho bizazana ibyiza. Iyo mu ijuru ibikorwa byabo n'impinduka byazanye bizagaragara. Ni ukuvuga ngo ibintu byose, hari ibintu abantu bavunikira ku isi ngo ariko ntibamenye umusaruro, ntibanawubone, ngo bagatera imbuto abandi bakazarya imbuto zabyo. Hari n'ibyo tunyuramo mu buzima aribyo twiganaga, uwigerageza umuntu yanyuzemo, ibihombo yanyuzemo, ntumenye umusaruro uzavamo, ngo ariko icyo gihe niho uzabisobanukirwa, ngo ushimire Imana uvuge ngo Mana burya warakoze. Ubone icyo byakugejejeho, ubonye ijuru kubera ubwo buzima wanyuzemo, ngo ubone imishinga wapanze ikagihomba, ubone ibyo wajya gupanga wifuza kugera ku bintu runaka ukabona biranze, ngo ariko Imana igufitiye indi migambi irushaho kubonera, ikavuga ngo reka biriya mbimubuze ariko nzamuha ibindi birusha biriya. Ngo icyo gihe niho tuzashima Imana. Reka abana b'Imana tugire kwizera, twizere ko Imana izi ibyatubera byiza kuruta twebwe.
ibyo yemeye ko tunyuramo byose. Nasomaga mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu ngo hari umukecuru wanyuze mu buzima bushaririye, ngo aza no gupfusha umugabo, apfusha abana, apfusha abuzukuru, ngo asigarana musaza w'umwe, ngo igihe kigeze nawe arapfa, ngo igihe yapfaga ngo yarize akanya gato, ngo arangije ngo aza kwibuka yuko ngo icyo Imana yemeye ko kimugeraho cyose ngo aricyo cyiza kuri we. Yangaga kwiteranya n'Imana mu mutima ngo avuge ngo Mana kubera iki umbabaje, kubera iki wemeye ko mba muri ubu buzima. Ntukajye wivovotera Imana, n'icyo udasobanukiwe ako kanya ujye utekereza ngo hari igihe nzagisobanukirwa. Umenye mu mutima, umere nk'ayo bavuze ngo naho yanyica napfa nyiringira. Ntago yumvaga nubwo yagera mu mwanya wo gupfa atapfa mu mutima yivovoteye Imana cyangwa ngo ayange, ahubwo yumvaga Imana imufitiye ibyiza muri we, intekerezo ze akazerekeza ku Mana. Reka muri aya masaha njye namwe twe kuvana intekerezo ku Mana, twe kuyitekerezaho nabi. Ibyo unyuramo mu buzima bwa buri munsi uje ugira amaso ahumutse, urebe nk'ibyiza birimo. Ibyo udasobanukiwe ako kanya umenye ko hari igihe uzabibona, kandi ijambo ryayo ubwo ritweretse ko intego y'ibigeragezo ari ukugira ngo bidutunganye, bitweze, bituvaneho inkamba. Ngaho njye nawe reka dusabe Imana ngo izo nkamba Imana zidukuremo, maze dutunganyirizwe gusa nayo, tuzashyirwe ku nyubako aho Imana yatugeneye. Tubisabye mu izina rya Yesu. Ngaho reka dusoze amateraniro yacu y'uyu mwanya dusenze. Ngaho mwicishe bugufi dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, warinze ubugingo bwacu, twongereye kurama, izina ryawe ryararihimbazwe. Ijambo ryawe tumaze kuryiga, udufashe twe kuryibagirwa ngo turisiga aha, imbuto yaryo irikomereze mu mitima. Ibyo tunyuramo mu buzima bwa buri munsi twe kujya tubyivovotera, ahubwo tube hafi yawe, ngo ibigeragezo uko byatubaho kose, ibyo tutamenya umugambi wabyo tukiriho, tuzabimenya tugeze mu ijuru niko tumaze kubyiga. Ujye turinda kwivovotera ubuzima tunyuramo, ahubwo ujye uduha guhora tuguhanze amaso, tumenye ko udushakira ibyiza, tukwizere, maze tugutegeho amakiriro. Twe kuhora tunezeza Satani binyuriye mu kwivovota, ahubwo duhorane imitima irimo ibyiringiro, tukwizere, bitume n'imitwaro y'ibyo tunyuramo yoroha, tuyishyire ku birenge byawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.